nyakubahwa perezida ndabasaba ko ku bufatanye bwanyu mwadufasha tukageza uyu mugambi mwiza no ku bindi bihugu byose. Murakoze, nimugire amahoro y'Imana. Ugasoza ati ni ntumwa Muhire James nyine ugashyiraho ikashe ukanasinya. Iki gitekerezo rero cyo kwandika iyi lettre cyaje gute, wagitekereje gute, cyagutangiyemo gute, nibyo ugenda udusobanura no kugira nyine ngo tubashe gusobanura ndetse no gusobanukirwa neza ibyo intumwa y'Imana James yashakaga gusaba cyangwa uburyo yumva byakorwamo. Urabona nkuru nguru n'ururimi rw'umwuka wera, sibyo? Shime esando nairalo merianga equation des ans evelia modelai ndakurahiri Imana iramanutse urwaye wese nakira mu izina rya Yesu kasika jina lenye urwaye bakugira utegera tuvuziya. Ndashaka tugarukira uyu muntu ari kuvuga indimi z'umwuka wera, yego? Ni gute nkuru rurimi avuga? Ubuse warusobanura ururimi rw'umwuka wera? Bibiri ivuga ko uwahawe kuvuga indimi nyinshi mu mpano. Hari umuntu uhabwa impano yo kuvuga indimi nyinshi. Indimi z'umwuka wera biterwa n'uburyo Imana n'ubuntu Imana yaguhaye, n'impano Imana yaguhaye. Ni rumwe ku bantu bose. Umuntu wese wizeye Kristo, wakijijwe, wakiye Kristo umwami n'umukiza we, abona ururimi rw'umwuka wera. Ariko uburyo tuzivuga mu ziba zitandukanye, n'impano n'iki Imana ishaka kuvuga, n'igihe ugezemo, n'urwego ugezemo, nizo mpamvu ziri aho ngaho. No kuvuga ngo ntabwo ururimi rw'umwuka wera navuga rwahona n'urwo wowe wavuga cyangwa n'undi yavuga. Naho hari ikibazo rero. None niba bitahura nyine, bamwe bavuga urwa hariya, abandi bakavuga urwa hariya, abandi bakavuga urwa hariya, bamwe bakavuga equation niba ari des birometrayi gutyo yabivuga, abandi ati digiri ya iminiri, abandi ati zopere da ishikariya, abandi ati traburize ne sopa sanso. Izo ndimi zose urumva ibyo byose ndi kuvuga ni indimi nagiye numva abantu bavuga bahanura cyangwa bavuga mu buryo butandukanye. Ntabwo ari ukuzigana no kugira ngo ikiganiro kibashe gusobanuka neza. None aba bantu ko bari kuvuga indimi zitandukanye kandi bose bari mu Rwanda, Anshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuje mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi mumaze kutumenyera ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. N'ubu murabona ko turi kumwe n'umutumirwa, niwe tugiye kuganira n'umuntu mwatubazaga cyane, mwadusabaga ati nyaboneka mwebwe mukora gospel mudushakire uriya muntu atuganirize mutumenya rinde. Ni byiza cyane rero twebwe tuba tubereyeho mwebwe, twabatumikiye rero twamuza kuri kamera z'Iyobokamana TV kugira ngo tubashe kuganira no kurikira neza ikiganiro tugiye kugirana. Uri buze gusobanukirwa byose ndetse n'impamvu itumye mvuga yuko muntu maganyine byose urabisobanukirwa. Tuboneraho kubanza kubasuhuza aho muherereye hose mu Rwanda, mu mujyi wa Kigali, mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, mwese turavuze ngo yambu cyane, ndetse no muri diaspora dufite abakunzi beji mwese turavuze ngo Imana ihire imirimo y'amaboko yanyu kandi tubifurije weekend nziza. Reka tuze tuganira n'uyu mukozi w'Imana. Mwaramutse neza kandi muraho murakomeye? Mwaramutse inshuti yanjye. Makuru ni meza. Twishimiye cyane kubakira kuri kamera z'Iyobokamana. Murakoze cyane kutwakira. Ndabashimiye cyane kuba mwagize igitekerezo cyo kuntumira, kandi ndashimira n'abandi bose babakurikirana. Imana ibahe umugisha. Ninde rero tugiye kuganira, muratangira mwibwira abadukurikiye kugira ngo basobanukirwe uwo tugiye kugirana nawe ikiganiro kirambuye. Nitwa Apotre Muhire James, nk'abantu umuhanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana. Nkaba mfite indirimbo 3 maze gushyira ahagaragara kugira ngo ziri kuri YouTube. Indirimbo ya mbere yitwa Iki gihe ni cyanjye, iya kabiri kitwa Nimukomere, iya gatatu kitwa Urugendo, ivuga ku rugendo rw'umukristo.
ni byiza cyane. Apotre Muhire James, iri zina rikomeje kwamamara cyane kuri social media zitandukanye, ku bantu benshi hatandukanye, bitewe n'ibaruwa uherutse kwandikira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, umusaba yuko indimi z'umwuka wera zakwemerwa mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, maze zigakoreshwa ndetse ngakagufasha gukora ubukangurambaga no mu bindi bihugu zikabasha gukoreshwa. Nicyo rero twakuzaniye kuri kamera z'iyobokamana TV kugira ngo dusobanukirwe igitekerezo cyavuye he, byaje gute. Ariko ubundi we n'umuntu udukurikira avuga ati apotre na apotre wa hehe, ni risirino no yari imitswe, byagenze gute, nabyo wenda urabanza bidusobanurira mbere yuko wenda tuza tuvuga kuri icyo ngicyo tugiye kuganira. Murakoze cyane. Apotre ni impano, imwe mu mpano z'umwuka wera, ni impano tubona mu ijambo ry'Imana, impano y'intumwa. Abantu benshi bumva apotre, bumva intumwa, bumva apostle, bumva ari ikintu gikomeye cyane, bakumva ko kuba uri intumwa waba uri umuntu uhambaye ku isi yose ngira ngo. Ariko Bibiliya twereka yuko ahubwo intumwa ari abagaragu b'abantu, ari abagaragu b'abakristo, kuba abagaragu babo bashinzwe kuyobora. Ni abantu bakishijwe bugufi cyane. Apotre ni impano nahawe, kandi maze imyaka 20 mu murimo w'Imana. Nabonye Imana ibana nanjye mu buryo butandukanye, ahantu henshi hatandukanye. Rero ni impano indimo nabonye n'amaso yanjye, kandi ifite n'ibiganza by'abakuru mu bambanjije umurimo basengeye. Kuri iyo titre yo kuri Imana. Yego. Byiza cyane. Apotre muri abakristo, ndavuga yo hari imyizerere ibigiye itandukanye, na apotre mu umukristo, imyizerere yawe imeze gute? Imyizerere yanjye nizera Kristo, umwana w'Imana, ko yaje kuducungura bari mu isi. Niyo myizerere yanjye. Kristo rero umurimo wamuzanye muramubuzi abenshi, yazanywe no kugira ngo abari baboshywe, abari badafite ubugingo, abari imbata z'ibyaha bakizwe, bahabwa ubugingo buhoraho. Niyo myizerere yanjye, nizera Kristo. Umaze igihe kingana iki uri intumwa y'Imana? Uwo muhamagaro w'Imana wantangiyemo mu 2000, nibwo natangiye kugenda nkora umurimo w'Imana hirya no hino mu macyacya atandukanye, mu bihugu bitandukanye. Ni urumva ni imyaka 20. Wibutswe ku mugaragaro. Yego. Reka noneho tugerero kuri topic y'umunsi. Mwagize igitekerezo gute iriya baruwa, wenda bareka nyirebe banyegereze hariya kugira ngo mbashe kuyireba neza, noneho mbanze nyisome kwanza, ubundi tujye twayiganiraho. Twabanje nyine kuyisoma kugira ngo abakunzi b'iyobokamana TV basobanukirwe impamvu yo kuzana Apostle James kuri kamera z'iyobokamana TV, kugira ngo tubashe kuganira nawe, biraza kugenda neza, kandi abantu bose ngira ngo bategereje neza iki kiganiro kugira ngo basobanukirwe nyine igitekerezo cyavuye he, tekereje byari bikomazemo igihe kingana gute, kugira ngo byose tuze kugenda dusobanukirwa. Iyi baruwa rero ya Apostle nyine Muhire James, utuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, nyine n'izindi adresse ziwe, yanditswe ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka 2020. Iragira iti impamvu gusaba kuri ururimi rw'umwuka wera rwakwemerwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mbandikiye iyi baruwa mbashimira imirimo myiza mukorera igihugu cyacu n'abanyarwanda muri rusange. Nyakubahwa Perezida, nshingiye ku byanditswe byo muri Bibiliya, muri Yoweri 3:1 kugera kuri 2, Matayo 27:46 kugera kuri 50, ibyakozwe n'intumwa 2:1-4, mbandikiye mbasaba ko ururimi rw'umwuka wera rwakwemerwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, rukaba ururimi rwa 5 mu ndimi zemewe gukoreshwa hano mu Rwanda. Nyakubahwa Perezida, ndabasaba ko
ndabasaba ko ku bufatanye bwanyu mwadufasha tukageza uyu mugambi mwiza no ku bindi bihugu byose. Murakoze, nimugire amahoro y'Imana. Ugasoza ati ni intumwa Muhire James nyine ugashyiraho ikashe ukanasinya. Iki gitekerezo rero cyo kwandika iyi lettre cyaje gute, wagitekereje gute, cyagutangiyemo gute, nibyo ugenda udusobanura. Murakoze. Iki gitekerezo ni igitekerezo natekereje kubw'umurimo w'Imana. Ubundi amatorero cyangwa se amadini dufite uburyo tubayemo bw'umurimo w'Imana. Uyu mwuka wera, ururimi bararuzi. Nasanze ari yindi ntambwe yindi twatera kugira ngo n'abandi bataruzi barumenye. Noneho kugira ngo mbitangire neza, murabizi mwese ko Imana yaremye ijuru n'isi, ikarema umuntu ikamushyira mu isi, twese tukaba mu isi. Kugeza ubu isi yuzuye abantu bose byaravuye mu mbaraga z'Imana, mu miremere y'Imana. Isi iri mu biganza by'Imana, ibihugu byose biri mu biganza by'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira ko nta buyobozi bujya kuyobora isi cyangwa se igihugu butavuye ku Mana. Niyo mpamvu Imana idusaba kubaha no kumvira abayobozi bacu. Tugomba kububaha, tugomba kubumvira, tugomba kubagandukira, kuko ni ubuyobozi bwavuye ku Mana. Ubuyobozi bw'igihugu bwavuye ku Mana, ubuyobozi bw'idini bwavuye ku Mana. Sasa rero iyi mpano y'ururimi rw'umwuka wera ni impano Imana yahaye itorero kugira ngo abantu bose bavuge, buzure umwuka wera, bavuge urwo rurimi rw'umwuka wera. Abaruzi bararuzi. Nasanze uko tubayemo mu itorero cyangwa se mu idini, uko twigishwa tukagera ku rwego rw'aho twuzura umwuka wera tukavuga runo rurimi, nasanze ubwo buryo bwakoreshwa no mu mategeko y'igihugu makuru kugira ngo nabo n'abandi batazi urwo rurimi, batazi uwo mwuka wera, babishishikarire kumenya ko hari ururimi rundi bahaweho, umuragi bahaweho gakondo. Niyo mpamvu muri ibyo byanditswe hagaragaza, Yoweri urabizi ngira ngo warahasomye, uko havuga wenda yo uhasomye harimo nyine ni umurage, abasaza, abakecuru, abana banyu babakomokaho bazuzura umwuka wera, kuko iyo nyine ni impano y'Imana cyangwa wenda umuntu abirebye muri Yoweri, reka bariho duhera akabona wenda buriya se bihuye no gusaba ko itegeko urumva umwuka wera uko ubundi n'uwabanyetorero, n'uwabanyamwuka, ni impano Imana ihereza abantu, ariko niba bishyira mu itegeko nshinga ngo byemerwe, ubundi se wenda ikintu umuntu yabanza kwibaza wenda mbere yuko tugira, yakwibaza ati se ubundi se leta y'u Rwanda ubundi ubu yanga yuko ururimi rw'umwuka wera rwakorera mu Rwanda? Nagirwanga kuko yemera amadini, yemera n'amatorero ko akorera mu Rwanda, ariko urwo rwego nasanze rubayeho ni uburyo bwo kwagura imbago. Urayibona uko tubayeho ni byiza, aho itorero rigeze ni byiza, kuko itorero urabizi ko ryatangiye ritemewe. Urabizi mu gihe cya Yesu, mu gihe cy'intumwa ukuntu bahuye n'ibibazo bikomeye cyane, kuko uwo yavuga ko uri umukristo byari kwitwa, byari kugirwa nabi, ariko ubu byarakomeye kugeza ubu amadini, ibihugu, abayobozi, abanyapolitiki bose bazi itorero rya Kristo, bararyubaha. Abakora bose umurimo w'Imana bose baba bafite ibyangombwa, bemewe, nta igihugu kibabungabungira umutekano. Ariko nasanze nta kintu bitwaye, urabibona, ntacyo bitwaye, birushijeho gutera indi ntambwe, bikemerwa n'itegeko rikuru ry'igihugu. Nasanze ari iyindi nyungu ku itorero, kuko itorero ntabwo ryaba risubiye inyuma,
ahubwo byaba ari girishurijeho kujya imbere utararenga ariko igihugu amategeko y'igihugu wenda kuvanga itegeko nshinga urumva baba byagiye muri ka politique muri politique kandi impano z'Imana cyangwa umwuka wera ni ubwiru bw'Imana ibi habayo mu buryo butandukanye kuko abantu bose nta nubwo abantu twese twahawe iyo mpano y'umwuka wera twese ntabwo dufite impano z'umwuka wera cyangwa kuvuga izo ndimi mu ndimi nshya kandi indimi z'umwuka wera nta nubwo ari rumwe ahubwo umuntu ashobora kuvuga ashobora kuba ari nk'umunyarwanda n'urugero akaza akavuga icyesipanyoro n'urugero ari guhanurira abanyarwanda wenda akaza kubisebura mu kinyarwanda undi ashobora kubivuga mu buryo butandukanye undi ashobora kuvuga ururimi rw'ikanaka undi ashobora kuvuga baravuga ubu n'indimi hari indimi zo mu ijuru zivugwa n'abamarayika hakaba indimi z'umuriro hakaba indimi nyine zigeze zitandukanye ubwo ururimi bakwe ko officializa mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rwaba ari uruhe byagenda gute byakungura iki itorero igihugu s'ubundi n'iki barukoresha gute baruyoboza inama baruyoboza umushyikirano gute ntabwo duhuriza ukuntu nyine ikivuzo cyawe ugitekereza wabihuza n'uburyo ururimi rw'Imana cyangwa impano z'Imana z'umwuka wera zihabwa abanyamwuka zajya guhura na politike cyangwa n'imiyoborere nyine y'igihugu muri rusange. Nakubwiye ko politiki iva ku Mana kandi Imana irayubaha ikanayemera ikanadushishikariza kuyubaha no kugendera ku buyobozi bwayo. Nta politiki iri hejuru y'Imana kandi Imana yifuza ko politiki nayo ikizwa. Ariko wemera ko politike ni ibintu bya politike sibyo urugero wenda wa perezida wa Repubulika nyakubahwa perezida Paul Kagame uburyo ayobora igihugu ntabwo akiyobora mu buryo wavuga ngo ni uburyo bw'umwuka no akiyoboza amategeko ya leta akiyoboza politike akiyoboza standard nyine y'igihugu agavuga ati itegeko iriniri gutya na gutya n'abapasteri nabo bakagira ukuntu bayobora itorero nabo bakoresheje n'amategeko asanzwe ariko bo noneho hari igihe n'umwuka wera bigiramo intervention bakavuga mu ndimi nshya Imana ikabahishurira ibintu none ubwo politike n'umwuka wera byahurira nicyo ndi kubaza Juste nicyo shaka gusobanura nakubwiye ko ubuyobozi bwavuye ku Mana kandi ubu buyobozi bufite ubwenge bw'Imana urayibona ibyo bukora byose bubikorera mu bwenge bw'Imana bubikora mu guhishirirwa kw'Imana. Iyo rero usaba rero ugira igitekerezo cyo kuvuga ati buriya perezida wa Repubulika yamfasha gukora yamfasha ko ururimi rw'umwuka wera rwajya mu itegeko nshinga rukemerwa nk'ururimi rwa gatanu mu ndimi zikorera mu Rwanda urumva ruramutse rwemewe rwafasha iki abanyarwanda rwakwigishwa mu mashuri rwakoreshwa gute byagenda gute dore impamvu bikubaza ururimi rw'umwuka wera rushobora kwitwa ko ari ururimi rw'umwuka wera ariko n'indimi zitandukanye hari indimi zo mu ijuru z'abamarayika kandi izo nazo hari indimi z'umuriro hari indimi zigeze zitandukanye mu bwiru bw'Imana Juste ni ukuvuga ngo gufata ibintu by'Imana by'ubwiru bw'Imana ukabyagituariza ukabizana ngo bikore no muri politike ngira ngo ni ikintu gikomeye niyo mpamvu ndi kubikubaza ngewe impamvu mbibaza ni ukugira ngo abadukurikire bakunze iby'Iyobokamana TV n'abandi bantu bazabona iki kiganiro basabashe gusobanukirwa uriya mugabo abisaba yasabaga iki yifuzaga ko byagenda gute yashakaga ko perezida amufasha iki official kuko wenda hari babonye iretere bakavuga ati wasanga wenda turi kubivugaho ubitandukanye no kubyumva bitandukanye we nyirubwite ndi uzi icyo yarasabye ari iki kugeza ubu icyo wasabye rero nanjye ntabwo ndaba convince nturaginso none rero perezida burya abafite ubushobozi bwose kandi iyo usabye perezida burya ko perezida n'abanyarwanda muri make usabye abanyarwanda usabye perezida ugize amahirwe muri viziyo wagize ukabona nk'umuntu ukomeye gushyikira muri iyo viziyo biba ari inkunga ikomeye iyo viziyo ibasha gushyikwaho ni ukuvuga ngo iba ari viziyo nagize numvishe ko umukuru w'igihugu aramutse ashyigikiye iyo viziyo ni ibintu byakoroha viziyo y'uko ururimi rw'umwuka wera rwaba official ku bantu bose abanyarwanda bose ntabwo bishoboka bidashoboka umva nkubwire ntabwo wajya gusaba perezida ngo umusabe akantu koroshye usaba ikintu gikomeye iyo usabye akantu koroshye
urumva ubwo wasabye byo mu ntege nkeya. Ariko ntekereza ntabwo perezida wa repubulika ntabwo ari uko adashoboye, ntabwo ari uko ibintu byose y'abanyarwanda bimusabye ibishoboka arabikora, ariko ibyo byo ntabwo bishoboka, nta buryo yabikora ku buryo ururimi rw'umwuka wera ruba official ku banyarwanda bose. Impamvu rudashoboka, bamwe bavuga izitandukanye, bamwe bavuga wenda ntabwo ari ukwigana indimi z'umwuka wera, bamwe bakiwa kuvuga icyesipanyoro. Okay, reka ngoye nk'urugero, wenda hano hari nk'ururimi wenda ni urugero zimwe mu ndimi ubwo nibyo mvuga, reka mbikore wenda nifashishije ingero kugira ngo tubashe kubyumva neza, ari namwe musobanura mumenye ko bubisobanura neza kugira ngo abantu babashe kubyumva. Wenda ni urugero, reka dufate ntabwo ari ukwigana impano z'umwuka abadukurikiye babashe kunyumva neza, ahubwo no kugira nyine ngo tubashe gusobanura ndetse no gusobanukirwa neza ibyo intumwa y'Imana James yashakaga gusaba cyangwa uburyo yumva byakorwamo. Urabona nk'uru nguru ni ururimi rw'umwuka wera, sibyo? Shime esando nairalo merianga equation des ans evelia modelai ndakurahiri Imana iramanutse urwaye wese nakira mu izina rya Yesu katika jina lenye urwaye bakubwira utagira tuvuziwa. Ndushaka tugarukira uyu muntu ari kuvuga indimi z'umwuka wera, yego, ni gute nk'uru rurimi avuga? Ubuse warusobanura ururimi rw'umwuka wera? Bibiri ivuga ko uwahawe kuvuga indimi nyinshi mu mpano. Hari umuntu uhabwa impano yo kuvuga indimi nyinshi. Indimi z'umwuka wera biterwa n'uburyo Imana n'ubuntu Imana yaguhaye, n'impano Imana yaguhaye. Ni rumwe ku bantu bose. Umuntu wese wizeye Kristo, wakijijwe, wakiye Kristo umwami n'umukiza we, abona ururimi rw'umwuka wera. Ariko uburyo tuzivugamo ziba zitandukanye, n'impano n'ikimana ishaka kuvuga, n'igihe ugezemo, n'urwego ugezemo, nizo mpamvu ziri aho ngaho. No kuvuga ngo ntabwo ururimi rw'umwuka wera navuga rwahona n'urwo wowe wavuga cyangwa n'undi yavuga. Naho ni hari ikibazo rero. None niba bitahura nyine, bamwe bavuga urwa hariya, abandi bakavuga urwa hariya, abandi bakavuga urwa hariya, bamwe bakavuga equation niba ari des birometrayi gutyo yabivuga, abandi ati digiri ya iminiri, abandi ati zopere da ishikariya, abandi ati traburize ne sopa sanso. Izo ndimi zose urumva ibyo byose ndi kuvuga ni indimi nagiye numva abantu bavuga bahanura cyangwa bavuga mu buryo butandukanye. Ntabwo ari ukuzigana no kugira ngo ikiganiro kibashe gusobanuka neza. None aba bantu ko bari kuvuga indimi zitandukanye kandi bose bari mu Rwanda, ariko Imana yabahaye kuvuga indimi zitandukanye nkuko nyine yagiye itanga ingabirano zitandukanye. None niruba official ukajya mu itegeko nshinga, uruzavugwa nuruhe muri izo ngizo? Ni bande bazaruvuga ko ibintu by'Imana ko ari ubwiru butandukanye na politike kure cyane? Byahura gute no kujya mu itegeko nshinga ngo rubashe gukoreshwa official Roma? Nicyo ndi kuvuga ntari gusobanukirwa. Reka rero noneho mbanze ngusobanurire. Kugira ngo wuzure umwuka wera, uvuge ururimi rw'umwuka wera, hari ibibanzwa. Niyo mpamvu nkubwira ko mu bitekerezo byanjye byemewe, ni inyungu ku itorero, ni inyungu ku Mana. Ariko n'ubundi ntabwo bajyana. Ndibyo ndamuretse. Ni inyungu irushijeho. Ni inyungu irushijeho kuko Yesu yaratubwiye ngo mugende mu baremwe bose ku isi yose mubabwiriza ubutumwa bwiza. Uzemera akizera azakizwa. Urabyumva? Ku isi yose. Ntago Yesu avuga ngo muzagarukira aha. Aravuga mugere ku isi yose, mugere ku bantu bose, abaremwe bose, mubagezeho ubutumwa bwiza bwa Kristo. Kugira ngo rero ubutumwa bwiza bwa Kristo bugere ku bantu bose, nuko duhaguruka kandi tugakoresha imbaraga zacu zose n'ubwenge bwacu bwose mu mpano Imana yaduhaye, tukavuga ijambo ry'Imana. Kurivuga rero, uzavuga ijambo ry'Imana umuntu yumve. Icyo nicyo kibanza. Icya mbere ni ukumva, icya kabiri ni ukwemera, icya gatatu ni ukwizera, icya kane ni ukwatura.
urabyumva ubwo wamara kwatura ugakora ashyira mu bikorwa noneho gushyira mu bikorwa niho hazamo ubwo kwihana kwezwa kubatizwa umubatizo w'amazi menshi umubatizo w'amazi menshi uvuyeho akaza kuzura umwuka wera kuzura umwuka wera niho hazamo izo mpano z'umwuka wera izo mpano z'umwuka wera niho haza za ntumwa ubwigisha ubwungeri urabyumva za mpano zose z'itorero guhanura kwerekwa kurota n'izo ndimi z'umwuka wera ni impano ya buri muntu wese hari abavuga ngo hari abo byagenewe n'abo bitagenewe njye nemera ko ari impano ya buri muntu wese ahubwo icyo nemera ko mu mpano habaho gutandukana habaho wenda kuba runaka afite nk'ikintu akurushije runaka mu mpano ye dushobora kuvuga indimi twese ariko ukandushobora kuvuga nyinshi urumva ko nk'uko wabivuga ukaba wavuga icyesipanyoro cyangwa se igitaliyane cyangwa se icyongereza cyangwa se ukavuga n'ururimi rwo mu ijuru wavuga rw'abamarayika rw'Imana ivuga n'abamarayika narwo ukaruvuga bitewe n'ubuntu Imana yaguhaye bitewe n'impano ufite yo kundusha kuvuga nyinshi ariko twese tuzivuga ni umurage wacu twese rero niyo mpamvu njye natekereje ko mu rwego rwo kwagura ubutumwa bwiza kugera kuri bose nk'uko Kristo abitubwira mu rwego rwo kubushyitsa no kubakomeye abakomeye nabo bakwiye ubwo buntu bw'Imana uko dushaka kuvuga ngo na abanyapolitiki n'iki ariko nabo burya bari munsi y'Imana kandi Imana irabubaha kandi Imana irabashaka nasanze byemewe byaba ari akarusho ko buri muntu wese na wa wundi utarakizwa uzi Imana uyemera uyikunda ariko utarakizwa yatangira kwibaza kusanga ibi bintu byaba bikomeye wabikurikirana muri kwa kugira amatsiko niho atangira kubaza nkuko nawe urimo kumbaza nabikora gute ngo nkizwe nabikora gute ngo nuzure umwuka wera ubwo yatangiye kubaza ndiyo rya shuri ni irihe nizangingo nakubwiye zitangiriraho izo wigisha n'utugingo duto ariko iyo uwitonze neza ngira ngo n'igitabo wacyandika barabibona ni ibyanditswe byinshi ni ubutumwa bwiza bukomeye cyane uramwigisha wa muntu mpaka ukamwigisha wemeye kwakira Kristo wamwizeye wamwiringiye akagenda agashyika ku rwego rwo kuzura urwo rurimi rw'umwuka wera urwo rurimi rw'umwuka wera rero aba yinjiye mu mpano mu murage mu isezerano Imana yasezeranyije abayizera bose hari abavuga yes Imana yasezeranije abayizera bose kandi ikindi noneho nk'uko ururimi rurigwa indimi nyine gutyo twiga icyongereza igifaransa igutya ururimi rurigwa nose hashyirwaho ishuri ryo kwigisha ururimi rw'umwuka wera byagenda nagusobanuye uburyo ururimi rw'umwuka wera barwiga nabikubwiye zirangingo nazikweretse urabibona kumva kwemera urumva kwizera kwatura kubatizwa kuzura umwuka wera ayo ni amashuri ntabwo uyu munsi wambwira ngo umuntu azajya kumva yagize gute yabanje kubwirwa yabanje gutumwaho uwamwigisha wamubwiye akava akageraho akumva iyo yumvishije hajyaho intambwe yo kwemera avuga ati ibi ariko ndabyumvishije ndumva ari byo nduva nabyemera iyo yemeye hajyaho iki kwizera Yesu niko avuga uzanyemera uzemera umwana w'Imana wese azakizwa kumwe nabo ngo icyakora bamwemewe bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana ibyo navugaga nyine abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana bava mu bantu b'Imana sinzi niba ibyo turatwemera cyane abana b'Imana wemera ko bava mu cyane umwuka wera ururimi rw'umwuka wera impano z'umwuka wera ntabwo zijya zihabwa abantu b'Imana zihabwa abana b'Imana aribo babandi bamwemeye bose bakizera izina rye kandi
mu miyoborere y'isi y'ibihugu warasabye ati kandi nyakubahwa ati nanagusaba ko wamfasha ati urwo rurimi rw'umwuka wera uko mu Rwanda waba umaze kwemeza yuko rwakoreshwa rukajya mu itegeko nshinga wanadufasha no kukwirakwiza nyine no gukora ubukangurambaga kugira ngo n'ibindi bihugu bibashe kurukoresha wenda waruvuze ngo turahagera nyine urumva nge icyo nshaka kubwira abantu ibi ndi kukubwira ntabwo ari ibyanjye ngenyine n'abantu baba bambwira ati oya ataraza bidusobanurira neza uburyo ubwira ubw'abana b'Imana buhabwa n'abantu b'Imana kubera ngo mwite kuko ikintu kiye mu tegeko nshinga kiba nk'itegeko nyine birumvikana n'ubundi kereka iyaba mu Rwanda ubuyobozi bwari kuba busanga wenda abantu bari kuzuzwa abantu bari guhanura bari kuvuga mu ndimi bukabakumira ariko ntabwo bakumira n'ubundi umwuka wera abanyarwanda harimo abakristo benshi umwuka wera akora mu gihugu cy'u Rwanda ubuhanuzi n'ibindi byose sinzi rero ngira ngo ikintu mwasabye wenda sinjye mwandikiye ariko sinzi navuga ngo banza c'était une mission impossible ntabwo simbizi nabigusobanuriye nago uko tubayeho uko itoro ribayeho uko umukristo abayeho nago nabigaye nakugaragarije ko ari urwego rwiza itoro rigezeho mwereka yuko uru rwego itoro rigezeho ruramutse rwiyongereye nago byaba ari igihombo ku itorero byaba ari inyungu nta nubwo byaba ari igihombo ku Mana byaba ari inyungu iyo Imana yari ifite ubu kugeza abakristo 1000 ndahamya yuko noneho baba nk'ibihumbi 10 kuko abantu baba barushijeho bagenda biyongera uko bukene uko bwije birushijeho urayibona uti rero ese rwakwigishwa gute bibaye itegeko bigize gute none se uratekereza ko amategeko yose y'igihugu kiba cyarashyizeho uratekereza ko abantu bose baba bayarimo ariko baba bayemera haba hariho abatayemera ntabwo bayemera ariko iyo yishe baraguha itegeko rijyaho agakirwaho n'ibihano byaryo yego iri tegeko rero iby'umwuka wera kubera ko Imana ntagihaniraho urayibona nabyo birashoboka kuko abahanga babereyeho gukora bakurikije ubuhanga bwabo cyangwa se n'imikorere y'Imana no kuvuga ngo iri ryemejwe mu kitekerezo cyanjye ntabwo uryishe wabihanirwa ahubwo ryemejwe birashoboka nabyo ariko sinzi amategeko ryemejwe rikajya mu itegeko nshinga ubwo hahita hajyaho na kondisiyo byabyo uburyo bigomba kwibahirizwa icyo mvuga ntabwo ubwira ubw'Imana yo mu ijuru bushobora kuza ngo ubukore no muri politiki noneho ngaho magusobanurira ubwira ubw'Imana Imana ibuhishura abayizera icyo urakibona ndakizera ndakibona ni ukuvuga ngo wa wundi wanze kuyizera ariko yabyumvishije yabonye ubukangurambaga yabonye ko n'igihugu kibyemera yabonye ko amadini abyemera yabonye ko abantu bose babyemera icyo gihe abihomba ariko yageze gute yarabyumvishije ni ku burangare ubundi se igihugu cy'u Rwanda ntikibye igihugu cy'u Rwanda cyemera abanyamwuka cyemera indimi z'umwuka cyemera abahanuzi kuko barabihakorera ntibagire icyo babatwara n'ubundi biremewe ariko ntabwo politike cyangwa abanyepolitike baza kwivanga mu by'abanyamwuka ngo kuko ni ubwira ubuhabwa abana b'Imana abanyamwuka ntabwo byajya gutegekwa muri politike ngo bikunde nta n'ahantu bihuriye ngo niko mbitekereza ngewe nakubwiye yuko politiki ishyirwaho n'Imana amategeko ya politiki yashyirwaho n'Imana urayibona yose ashyirwaho n'Imana amenshi anashingiye no muri Bibiliya uzabyitegereze neza kuko burya iyo Imana ikubwira ngo ntukihorere ku muntu wakugiriye nabi ku mwanzi wawe ahubwo umubabare umusaye imbabazi ni nako leta itubwira iyo umuntu aguhemukiye ntabwo ugomba kwihanira urayibona ugize ikibazo cyawe ku buyobozi bukagufasha ntiwemere kwihanira iyo wihaniye baraguhana n'Imana niko ivuga urumva ko amategeko ya leta ashingiye ku ijambo ry'Imana politiki ishingiye ku ijambo ry'Imana urayibona rero twe gukora kimwe ikindi tukireke iyo politiki ishingiye ku ijambo ry'Imana niko nemera
wenda hari igihe wenda hashobora nko kuba wenda nk'abanyapolitiki wenda batakora neza bakagira wenda nk'ibintu runaka batakora bidashingiye ku ijambo ry'Imana, ariko inyinshi abenshi bubaha Imana barayizi bashingiye ku ijambo ry'Imana. Urabibona, niyo mpamvu yiba wubaha Imana, wizera Imana, ukorera Imana, ibyo ukora byose ushingiye ku ijambo ry'Imana. Urabibona, kuki n'ibindi byiza bifitiye inyungu akamaro byo bitakorwa. Ikirakibona ni urundi rwego natekererejemo, mbona ko bibaye byaba ari igikorwa cyiza. Ariko mbibutse yuko cyangwa se nawe mwibutse yuko gusaba burya nagaru gutegeka. Gusaba nagaru gutegeka. Abantu bose basaba ibintu ntabwo abikurikizwa amakomanteri menshi ngo itangazamakuru uri gushake ngo ugire icyo bivugaho, ahubwo hari gusaba si itegeko, ariko no gusaba suko umuntu asaba hari umuntu ushobora gusaba ikintu kidashoboka. Nkamwe ikintu mwasabye kuri nje mbona kidashoboka, bitewe nuko ubwiru bw'Imana ntibushobora kwivanga cyangwa kugengwa na politike y'abantu. Kuko itegeko iyo bivuze ngo rijye mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, deja bibaye politike. Jati ubwiru umwanzuro nge natanga wenda kuri nje, ariko ninjye ubivuga nk'umunyamakuru wa Iyobokamana TV, ntabwo ndi kuvugira abantu bose. Nawe ntabwo ndi kugukora contraduiza ngo wumva ko ndi kukurwanya igitekerezo cyawe, ahubwo nge uko mbyumva nge analyse zanjye numva ubwiru bw'Imana budashobora guhura n'ubwiru bwa politiki, kuko ibintu bijye mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda deja bihise bijya mu mahame ya politike, biragira condition, biragira ibihano kubatazabyubahiriza. Kandi umwuka wera n'ubwiru bw'abantu bw'abana b'Imana, ni impano Imana itanga. Nta nubwo twese tuzivuga, ni n'abakristo bose ntabwo bavuga impano, kuko iziha uwishatse ku bushake bwayo bitewe n'uburyo ishaka kumukoresha. Buriya Mose yarayoboye Abisiraheli abakura mu Egiputa. Urahakana ko atari umunyapolitiki? Yes, yari umunyapolitiki. Kandi ibyo yakoraga byose yabikoraga imbere y'Imana. Aha ngaha hari abanyapolitiki ariko banuzuzwa umwuka wera, banavuga indimi ahubwo noneho sa, ariko ntabwo bashobora kuza ngo bavuge ngo ubwo wenda abaministiri benshi cyangwa abadepite benshi ari abakristo bakaba abanyamasengesho, nimureke dutore ko ururimi rw'umwuka wera rujya mu itegeko nshinga, rwemerwe, rwigishwe. Uretse ko bitabwakwigishwa gute se ko ari Imana irutanga, bakwigisha uruhese kandi indimi zitandukanye zivugwa. Urumva simbizi wenda, ariko nge ku giti cyanjye numva ikibazo cyangwa icyifuzo cyanyu ni kimwe mu bibazo bikomeye cyane. Uretse ko nawe wenda sinzi nibiyiretere azayibona umunyakubahwa Perezida wa Repubulika, ariko ntekereza ko ntabwo biragoye, nanjye kwa ntabwo yabishobora. Biragoye kubera feasibility y'uburyo ari systeme ebyiri zitandukanye. Imwe ni systeme politique, indi ni systeme y'Imana cyangwa y'ubwiru bw'Imana. Ngira ngo none se izi ndimi tuvuga Kinyarwanda, Gifaransa, Icyongereza, Giswahili n'izindi, si ndimi twahawe n'Imana? Ni indimi twahawe n'Imana mu bwenge bwayo. Urabibona, ni ubwenge bwavuye ku Mana. Ibikorwa byose ubona biba hano turaziga. Turaziga kugira ngo tuzivuge, turaziga. Ni ubwenge. Nanjye nakweretse ko n'izindi baziga. Nakubwiye uburyo baziga. Zigwa mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana no mu kwizera. Niko nakweretse ko kugira ngo uzivuge, nakweretse ibisabwa. Urabibona? Ni ukumva, ni ukwemera, ni ukwizera, ni ukwatura. Ubwo kwatura ni harimo gukizwa, kwihana ibyaha, kubireka. Urabibona? Umaze kwihana ibyaha, umaze gukizwa, uteye intambwe, ugeze ikirenge mu cya Kristo, urabatijwe. Umaze kubatizwa, wujujwe umwuka wera, uhawe ururimi rw'umwuka wera. Uko niko baziga, nuko niko tuzigisha mu nsengero zacu. Ariko ntabwo umuntu wese wumvishe akizera akabatizwa wese ahabwa umwuka wera. Impano y'umwuka wera yo ni uburyo umukristo wese cyangwa umuntu wese wizeye afite impano y'umwuka, ariko ntabwo
afite impano yo kuvuga ururimi rw'umwuka wera, kuko ururimi rw'umwuka wera ni ubwiru bw'Imana buhabwa abantu bake, ni impano nk'izindi mu mpano zibaho Imana. hariya habikwereka ngo bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga indimi intumwa yes. ni ukuvuga ngo ni isezerano nagusobanuriye yuko itandukana aho riri ari ukuvuga nyinshi. Iyo ugize impano y'indimi z'umwuka wera uvuga nyinshi, ariko twese twazivuze. Abavuga igifaransa cyangwa icyongereza hano baba bari kuvuga ururimi rw'umwuka wera, nizo ndimi zacu zo mu isi. Nicyo nanjye ndi kuvuga juste. None ni ukuvuga ngo kuko ari ubwenge nabwo butangwa n'Imana muri uwo mwuka, Imana ibikorera kugira ngo yiheshe icyubahiro kubw'impamvu runaka. Yiba muri aha musenga mukuzura umwuka wera ukavuga icyongereza utari ukizi, ibikoreye kubw'ibitangaza byayo, kugira ngo abari hari abavuga bati turatangaye, umuntu utarize avuze icyongereza cyangwa igifaransa. Ibyo ni ibitangaza by'Imana, ni ubwiru bwayo bw'ibitangaza byayo. Wagira uruhare kugira ngo umuntu ashobore kuvuga ururimi nk'urwo atararuzi, uretse Imana yo mu ijuru ibyihera uruhare nsaba umunyapolitiki. Urabibona, ni ukwemera icyo gitekerezo, ni ku bwanjye. Ariko iyo acyemeye izo nyigisho cyangwa se ayo mashuri nkubwira, iyo dushingira ibyo steps dukoresha twigisha abantu ngo bashyike kuri urwo rwego, nizo n'ubundi zikoreshwa n'aba bakozi b'Imana, n'ubundi barakomeza bakazikoreshwa. Iba ari muri ayo mashuri, iba ari hehe, bakazigisha. Babana bari mu mashuri bakura bazi kubaha Imana, bakura bazi ko igihugu cyabo kiza Imana kirayubaha ndetse n'akarusho. Urumva wifuza se ko ubwiru urwo rurimi cyangwa izo ndimi z'umwuka wera zajya zigishwa wenda no mu mashuri nk'uko abiga cyane? Ubwo se bakwigurura cyane nshuti yanjye, kuzigisha ni ukwigisha ijambo ry'Imana ryo nakubwiye. Iyo babayeho igihe cyo isomo runaka, isomo ryo kubaha Imana cyangwa se ry'iyobokamana, bakigisha abana, icyo gihe uko abana bagenda barushaho kubyumva cyane mu byo bakora no mu zindi nyigisho zose biga, mu yandi masomo yose biga, niko abana bagenda batera intambwe bagira ikirenge mu kubishyika muri rwa rwego rwo kuvuga urwo rurimi rw'umwuka wera. Ni ukuvuga ngo umuntu agahabwa bitewe n'ubushobozi bw'imyizerere ye, cyangwa se bitewe n'uko Imana imuhaye ubwo buntu, cyangwa bitewe n'uko Imana imuhaye iyo mpano. Iguhaye kuvuga nyinshi urazivuga, iguhaye kuvuga nkeya cyangwa se rumwe urarivuga, ariko ukawubasha kuvugana n'Imana muri urwo rurimi rwayo. Urabibona, ukamwabasha kuvugana, kuko uvugana nayo ngo ntago ababwira abantu, ahubwo abavugana n'Imana. Buri muntu wese rero numvishe ko nge namwifuriza kubasha kuba nawe abasha kwivuganira n'Imana. Urumva, abashe nawe kwigererayo. Habya baba ngo nzajya gusengerwa, nzajya kujya gute, nabyo ni byiza simbyanze, ariko hari akarusho nawe iyo ugira gute wigererayo ukabasha kwivuganira nayo. Urabyumva? Niyo mpamvu rero nasanze ari inyungu kuri ya miryango yacu. Ubwo bukangurambaga bubayeho, iki gikorwa kibayeho, harimo inyungu kuko babana, babaturage, b'abakristo n'abatarizera bagira amatsiko yo gukurikirana imikorere y'Imana cyangwa se ijambo ry'Imana. Uko bafite ayo matsiko niko babigisha mu miryango, babigisha mu matoro, babigisha mu madini, babigisha mu nsengero runaka, aho bari hose. Uko bigisha wa muntu ufite inyota n'inzara, bimutera kugira gute kubishyikaho vuba. Kuko iyo ufite inyota n'inzara byo gushaka Imana urayibona, kandi kuyibona ni ukuzuzwa umwuka wawe. Uziko ijambo ry'Imana ngo niyo ngwate izaduhesha ubugingo. Yesu yaravuze ngo simbasize mwenyine nk'imfubyi, ahubwo mbasigiye umufasha w'umwuka wera, n'uzabana namwe ibihe byose, n'uzabashoboza. Umwuka wera twahawe rero niwe udushoboza mu ntege nkeya zacu zose. Iyo uri mu isi udafite umwuka wera, niho hava gukora ibyaha, niho hava gukora amakosa. Urumva? Kuko ntabwo ufite ukuyobora, ntufite kugira umwuka wera no kuvuga indimi z'umwuka wera ni ibintu bibiri bitandukanye. Biratandukanye, ariko bitangwa n'Imana ibikishije muri Yesu. Yesu akabikisha mu mwuka wera. Urabibona? Imana yakunze abari mu isi cyane. Iyo ni nayo
principe nyine ihari ahubwo nyine umuntu uri kureba iki kiganiro cyangwa umuntu uri kutwumva wenda ibyo uvuze urumva Imana yasizeho amategeko n'amahame agenga guhabwa umwuka wera kuvuga ururimi rw'umwuka wera abishyiraho byose mu mahame yo kugira ngo umuntu abihabwe nta bijyanye itegeko nshinga umuco w'igihugu just na amahame aho ngaho kandi adashobora guhindurwa n'umuntu wese uwabona kino cyifuzo mwasabye yavuga ati uyu ni muntu ki wabuje guhindura amahame y'Imana cyangwa umuyoboro Imana yasize kugira ngo umuntu ahabwe umwuka wera avuga indimi byose ibintu nk'ibyo ngibyo okay reka wenda naga amahame wumvise haraho navuze ngo birahindutse ahubwo navuze ko bigomba gukoreshwa ahantu hose urabibona kuko urumva ko muri politiki bitakoreshwayo ngiye nkakubwira ko byakoreshwayo urabibona mu gitekerezo cyane kuko ijambo ry'Imana ntaho rikumirirwa ntaho ridashyika ntaho utarigeza urumva ku bwanjye numva ko hose ryahagera kuko abantu bose twese twaremwe n'Imana ari abakomeye ari aboroheje tugomba kubaha Imana niyo mpamvu numva ko ijambo ry'Imana ngiri ryahagera ahantu hose ayo mahame agenderwaho Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itaha umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwiza wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhora urabibona Yesu araje Imana yamutanze ageze ku isi aradupfiriye araducunguye aratuzukiye tubonye agakiza aravuze ati simbasize mwenyine mbahaye umwuka wera muzagume mubana nawe abafashe ibyo ni ibintu byemewe mu buryo buri official mu mategeko makuru y'igihugu bikigishwa abantu bakagira ubukangurambaga abantu bakagira umwete wo kubikurikirana ijambo ry'Imana ahari hose no butumwa bwiza barimo kwaguka ibyo inyungu yanjye ntabwo ari rwo rurimi rw'umwuka we nakubwiye ko ari byo bizana urwo rurimi rw'umwuka baranavuze urabibona nibyo bituma utabikoze ntago warubona niyo mpamvu birivuga ngo ntago bishoboka bisi bamuhabwa nabonye ari babiteho comment ngo abisi ntago bahabwa uwo mwuka wera ntago bamuhabwa kuko abisi nabahe nabatizera ariko ababashije kumva ababashije kwizera waba ukomeye waba woroheje uhabwa iyo mpano y'umwuka wera uhabwa urwo rurimi rw'umwuka wera urabibona abatizera nibo bisi batizera Imana abatarakijijwe abataratuye abatarabatijwe nibo Bibiliya yita bisi ariko ababatijwe abizeye abakijijwe nibo bana b'Imana nibo bahabwa iyo mpano y'umwuka wera mu cyifuzo cyanjye rero nifurije mu buryo bwagutse burenze ubwo turimo nago nta kindi kintu kandi kukwifuza kubyifuza nabonye ari bavuga bati wowe wandikiye umukuru w'igihugu uteye ibintu nk'ibyo ibaruwa wanditse wabonye copie de reception wenda yuko izamugeraho urabizi byagenze gute wawe twayibonye mu itangazamakuru yisirikira kuri social media wizeye ko umukuru w'igihugu wenda letter yawe yaba yaramugeze sindayimenya neza ariko nayimwejeje kuri Twitter warayitwite nayimwejeje kuri Twitter simbizi sindayimenya neza ariko urumva nibyo nakubwiye gusaba cyangwa se gutekereza kwifuza ikintu runaka ntabwo bivuze ko utegetse mukore gutya nta nubwo mpatira n'abantu kwemera ibyo ibyifuzo byanjye cyangwa se kwemera ibitekerezo byanjye hatagira abantu baza kunekerezaho nabi ngo bavuge bati uyu muntu we araduhatira nta muntu mbihatira nta muntu ngira ngo uzabyemera uzabikore uzabigire gute birwanirire oya noneho Apostle James usibye kuba umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana nkuko abivuze ni iki kindi n'ubundi ukora mu nzu y'Imana cyangwa mu bijyanye nyine n'uyu murimo w'Imana nkora n'uwo ni ukwigisha ijambo ry'Imana ku baremwe bose bo ku isi yose n'uwo murimo igitabo hariya cyanditseho ngira ngo ndabona ari amazina byanditswe n'intumwa Muhire James imibanire y'Imana n'abantu uri n'umwanditsi w'igitabo cyane tuvuge ko iki gitabo gaho gatoya n'umusaza iki gitabo nacyo ni igitabo nanditse kiravuga imibanire y'Imana n'abantu iki nicyo kimaze gusohoka ariko hari n'ibindi namaze na setinze ntago byo birasohoka
iki gitabo rero nacyo ni igitabo cyiza cyane kivuga iki muri make harizime wenda ubutumwa uburyo Imana ibanye n'abantu ngaragazamo hariho abantu batabanye n'Imana neza hariho abanye n'Imana nabi hariho abantu batabanye n'Imana neza hariho abanye n'Imana neza ni muri ubwo buryo ni ukuvuga ngo uburyo umuntu abayeho mu isi iyo abayeho mu isi adakora ibyo gukiranuka tubaha Imana adakishijwe akora ibyaha uko yishakiye icyo gihe ntago Imana mubanye neza ariko iyo ukora neza ubanye n'abantu bose neza mu muryango wawe mu gihugu cyawe mu bantu bose uba ubanye n'Imana neza iyo tubanye neza tuba tubanye neza n'Imana icyo gihe rero Imana yinezezwa nuko mubana neza ngaragazamo ko iyo umuntu abaye mu isi atarabanye n'Imana neza amaherezo yataba meza neza utarabanye n'Imana neza mu isi usoza ujya mu guhanwa nayo mwihaniro ry'iteka ryose warabanye n'Imana neza mu isi usoza ujya guhembwa no kugororerwa ibyo wakoreye Imana muri iyi si ni byiza cyane bakunze iby'Iyobokamana TV namwe muraduha ibitekerezo byanyu uko twaganiriye n'intumwa y'Imana cyane cyane twavuze kuri iriya baruwa yandikiye nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame wenda turimo tugana ku musozo niki wabwira abanyarwanda babonye iriya baruwa bamwe bayivugaho ibintu byinshi buri wese ayivuga uko ashatse ayanariza uko ashaka n'ubwe butumwa bw'umwihariko wahereza abantu babonye icyo nababwira abantu be kunyibazaho cyane ngo bavuge ko arabavuga ati wamwandikiye nkande nk'iki nabavuga yuko wari uri gushaka kumenyekana ku hiti ugasaba ibintu bidashoboka babivugaho nyine ibintu byinshi mugane bitandukanye oya ntago ariko bimeze mu by'ukuri njye nubaha Imana ntinya ko nshobora kugira igitekerezo cyangwa se hishurirwa nareka kurivuga cyangwa kurikora Imana ikazambaza iti naguhaye igitekerezo nyamara wanga kukivuga wenda cyari bugire umumaro abantu runaka nabivuze rero kubwo kugerageza gukiranuka ku Mana kugira ngo nyiri mu isi maranira kumva ko nanezeza Imana mu buzima bwanjye utabikora se byari kubicyaha wagira ngo ni ubutumwa bw'Imana ni ubutumwa Imana yaguhaye none se ubutumwa se nerese ubusa ntitubwiriza oya hari ukuntu Imana ituma umuntu ikabanga genda umubwirire abantu ibintu ibi nibi nyine mu majuti yanjye muri kino kiganiro ntabwo bashobora kuri abantu bakizwa nta nubwo habana n'abantu kuko ibyo twavuze ni Bibiliya ni ijambo ry'Imana twavuze ni ubutumwa bwiza ubu ngubu niyo mpamvu kuba byarabaye nabikoze ku bw'Imana ntabwo nabikoze ku bwanjye niyo mpamvu nabikoze icyo rero kindi rero nabwira abantu none be kubyibazaho byinshi umukuru w'igihugu n'umubyeyi wacu twese n'umuyobozi wacu umwandikiye kagira umugisha ukabona biremewe sava bidamewe nabwo ushimira Imana kuko nubundi nabwo urabona ko nawe nundi tuganira ku ijambo ry'Imana biduha uburyo yari ikintu cyiza kibi ni ikintu kitari cyiza ariko yari ikintu utegera kumva ko ari igikorwa cyiza gifite icyo cyakunganira cyagezaho abandi bantu cyazamura hari abandi cyazamura urayibona numva nta kibazo byaba biteye ubwo rero nkambabwira ko rwose dufatanye kwizera Imana dufatanye kubwiriza ubutumwa bwiza kugeza ijambo ry'Imana ku bandi bantu kugira ngo nabo bakizwe kandi twumve ko ijambo ry'Imana ntaho ryimiriwe gushyika ahantu hose ryahashyika hanyuma umuyobozi wacu nawe ni ririya jambo navuze uyo ushyigikiwe cyangwa se buriya ibibera hano byose mu gihugu ni ibitekerezo biba byaragiye biva mu bantu batandukanye akabyumva akabyanaliza akavuga ati igitekerezo cyaba ari cyo bikaba byashyirwa no mu bikorwa byose ni inkunga z'abaturage ni inkunga z'abanyarwanda mu bitekerezo mu bikorwa mu buryo runaka urumva rero nawe wakwifuza ko cyangwa nakwifuza ko yashyigikira uwo mugambi mwiza nk'uko nawe musabye kugira ngo ushyike ku bandi kuko perezida aba afite ubushobozi bwinshi bwose haba ku gihugu haba no mu bindi bihugu buriya usabye n'abandi ba perezida niyo mpamvu navuze ngo iyi viziyo iri yerekwa rigeze no mu bindi bihugu byaba ari byiza byaba ari akarusho byaba ari inyungu ku Mana kuko Imana yifuza ko buri muntu wese akizwa nta muntu n'umwe Imana yageneye kurimbuka no gucirwaho iteka buri muntu wo mu isi wese wambaye umubiri waremwe n'Imana Imana yifuza akakizwa
udakizwa ubwo biba bitewe n'uko ubutumwa butamugezeho cyangwa se yabwanze, ariko yo kubwayo yifuza ko bumushyikaho. Niyo mpamvu wagize umugisha abaperezida urwego bariho, cyangwa se Imana igize ayo mahirwe, urabibona, bakumva ubwo butumwa bwiza ko bakwiye kubushyira mu bikorwa, kubushyiraho strategy zituma bushyika ku bantu bose bayoboye. Yaba ari inyungu ikomeye cyane, yaba ari inyungu ikomeye cyane ku Mana. Murakoze cyane, Imana bamugisha. Okay, reka tugushimire cyane kuba waduhaye umwanya wawe ukemera kutuganiriza. Namwe Imana ibahereza umugisha. Mwakoze cyane kuganira na Iyobokamana. Murakoze cyane.